Magare ariko Imana yacu kugira ngo ihamagare ntabwo bisaba amayinite, ntabwo bisaba kujya kuri rezo, bisaba kurira igiti, ntabwo bisaba internet ya 4G kugira ngo ikumve. Ijambo ry'Imana tubwira ngo dore ukuboko kwayo ntikwaheze ngiranwe gukora, kandi n'ugutwi kwayo ntabwo kwananiwe kumva. Imana yacu iratwumva. Hari ibyo twebwe tubona, hari n'ibindi tutarabona, hari n'ibindi tutazi, ariko iyo Mana yo mwijuru irabizi, iratubwiye ngo tuyitabaze. Hamagara hari uwakumva, hari uwakumva. Turashimira Imana ko duhawe ikaze kuri Rio Zone Victory, n'umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ijambo Imana impaye kugira ngo turiganire, waba uri muri Afrika, waba uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, waba uri no hanze y'u Rwanda. Ijambo tujye kuganiraho reka rize kugira icyo rihindura mu buzima bwawe, kandi reka rigire icyo rirema, kandi reka rigire n'icyo risenya mu izina rya Yesu. Ni mwene so Nsengiyumva Felicien. Nashimira Imana ko yabonye ko ndo kwizera ikangabiza umurimo wayo. Rero tujye kuganira ku ijambo nahaye umutwe uvuga ngo hamagara hari uwakumva. Yesu agutegeye amatwi, hamagara, hamagara mwene data huri, hari uwakumva. Nubwo hari igihe tugeramo tukavuga ngo umuntu ageze muri cya gihe umwana arira nyina ntiyumve, ariko Yesu warahari yiteguye kumva abantu be. Reka dusenga Imana mu izina rya Yesu. Mana yacu, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, turagushimiye umwanya uduhaye, turagushimira iki gihe uduhaye kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Reka ijambo ryamamare, reka ijambo ryawe rigire icyo rirema mu buzima bw'abantu, kandi reka ijambo ryawe rigire icyo rihindura mu izina ryiza rya Yesu Kristo, amen. Ijambo ryacu ngira ngo tuganire turisanga muri Yobu ibice 5 umurongo waho wa mbere. Yobu ibice 5 umurongo waho wa mbere, hari ijambo rivuga ngo hamagara noneho hari uwagusubiza. Uwo mubera watabaza n'uwuhe? Imana itugirire neza. Kera tukiri abana batoya cyangwa se nawe ukiri mutoya, wumvaga ko ikibazo uhuye nacyo wahamagara umubyeyi wawe kuko wumvaga ko ari buza kukumva, ugahamagara mama kuko ari we wagombaga kukumva. Ariko uko tumaze gukura ugenda ubona abandi bantu wahamagara, akazi kose ukora hari uwo wahamagara wita nka bosi wawe ukagira ngo niwe gisubizo cya byose. Abaganga iyo bagiye kuvura umuntu babonye ibisubizo byanze babuze uko babigenza, hari uwo bahamagara ati ni dogiteri. Abakozi hari igihe bavuga ngo reka duhamagare directeur niwe muntu ushoboye. Abatekinisiye bakora ibintu bijyanye na ICT hari igihe bavuga ngo reka duhamagare ufite experience. Ariko hari aho tugera tukabona nta wundi twahamagara, tukagera tukabona limite y'ubuzima, tukabona hari aho birangirira, ariko ngo hari uwakumva. Yesu agutegeye amatwi, Imana ishimwe cyane. By'umwihariko nk'abantu basenga bamwizeye bamaze no kumwakira nk'umwami n'umukiza wabo, abo bafite uburyo bakorana nawe. Hari igihe bagera mu ngorane n'intambara bakamutabaza, bakamwinginga, ariko uwo mwami arabumva. Imana ishimwe cyane. Hari Imana yacu rero twumva, hari Imana ifite amatwi yumva abantu bayitakira. N'ijambo ry'Imana tubwira ngo dore ukuboko kwayo ntikwaheze ngiranwe gukora, kandi n'ugutwi kwayo ntabwo kwananiwe kumva. Imana yacu iratwumva. Rero mwene data, mu buzima urimo aho uri hose, ushobora kuba nawe uri muri lockdown nk'iyo turimo, uri muri guma mu rugo nk'iyo twebwe turimo muri mu buzima bwacu, ariko hari uwiteguye kutwumva. Hari uwiteguye kutwumva, naho abandi batatwumva, naho abandi badusuzugura, naho abandi babona ko ntacyo twebwe tumaze, ariko hari uwatwumva. Yesu wawe yiteguye kukumva. Ari no ku musaraba yihereje amahanga aravuga ngo muze muze muze. Mubongo ngabo yahamagaye nawe urimo nanjye ndimo, reka tumuhamagare. Kadusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro
ibice 21 turasoma umurongo wa 17. Tangirira ibice 21 umurongo wa 17 hari amagambo avuga ngo Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, marayika w'Imana ari mu ijoro ahamagara Hagayi aramubaza ati ubaye ute Hagayi, witinya kuko yumviye ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Haguruka ubyutse umuhungu umufate amaboko kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana ishimwe cyane. Hagayi yaragiye amaze gusendwa na Aburahamu. Hagayi amaze kumuhereza imvumba irimo utuzi n'imitsima maze kumuhageze mu butayu utangiye kuzerera, byose birakama. Hagayi atereka umwana w'umuhungu hari aravuga ati sinkwiye kumubona ari gupfira mu maso yanjye, reka ndebe. Ajya mu gihuru amutereka hari abona umwana yenda gusamba, ariko akomeza yinginga Imana mu mutima. Imana yumva gusenga kwa wa mwana. Imana ireba wa mwana iramwitegereza mu gihe nta wundi muntu ashoboraga kumurengera, mu gihe nta wundi muntu ashoboraga kumubona, mu gihe nta wundi muntu ashoboraga kuvuga ngo uyu muntu reka tumugire neza, mu gihe nta muntu ashoboraga kuvuga ngo uyu ni uwo kubaho. Imana ireba wa muhungu imubonamo ubwoko bukomeye, imubonamo kuzabaho. Imana ishimwe cyane iramurengera. Oh haleluya. Imana ireba wa mwana imugirira neza. Imana iri mu ijuru yumvishije ijwi rya wa mwana, imubonamo ubuzima bw'ejo hazaza, imubonamo icyizere cy'ejo hazaza, nta wundi muntu ashobora kumwumva. Imana iramureba iravuga ngo uriya no gutabarwa, uriya no ubwoko bukomeye, reka mugirire neza. Hari Imana itwumva, hari Imana itwumva bene data. Nubwo abantu batakumva ariko hari Imana ikumva. Nubwo wasengera mu mutima nta hantu ajya gusenga abamurebye bakamwita umusazi, ariko Hana Imana yaramwumviye imuhereza umwana. Imana ishimwe cyane. Hari Imana yiteguye kutwumva, hari Yesu Kristo witeguye kutwumva mu ngorane zacu. Ijambo ryiwe muri Yeremiya 3:3 navuga ngo ntabazana gutabara kwereka ibikomeye biruhije wowe utamenya. Hari ibyo twabonye, hari ibyo tugenda tubona biduhereza ubuzima, bikaduhereza n'icyizere, bikaduhereza no gutekereza cyane. Hari ibyo twebwe tubona, hari n'ibindi tutarabona, hari n'ibindi tutazi, ariko iyo Mana yo mu ijuru irabizi, iratubwiye ngo tuyitabaze. Hamagara, hari uwakumva, hari uwakumva. Imana yiteguye kukumva, Yesu Kristo yiteguye kukumva. Hari igihe tugera mu buzima abantu bakavuga ati rwose byamurangiranye, ariko hari uwakumva. Mwene data, titiriza ubane n'Imana yawe. Hari Imana yiteguye kukumva, naho abantu batakumva, naho ababyeyi batakumva, naho abavandimwe batakumva, naho abana bawe batakumva. Ugeze mu zabukuru, hari Imana yonyine igomba kukumva. Irindire kandi witegereze. Hamagara Imana. Akenshi iyo tugiye guhamagara abantu iyo atari hafi yacu dutekereza guhamagara kuri telefone. Iyo udafite amayinite ntushobora kumuhamagara, iyo udafite telefone ntiwamuhamagara, udafite rezo ntiwamuhamagara. Hari ubuzima bw'abantu ba kera, hari abantu bari ahantu hatabana network, udashobora gushaka umuntu ngo umuhamagare. Ariko Imana yacu kugira ngo ihamagare ntabwo bisaba amayinite, ntabwo bisaba kujya kuri rezo, ntibisaba kurira igiti, ntabwo bisaba internet ya 4G kugira ngo ikumve. Imana yacu ntabwo igibura kuri rezo. Imana yacu irakumva igihe cyose wayihamagarira. Haleluya. Hamagara, hari uwakumva, hari uwakumva, hari ugutegeye amatwi. Imana yacu nishimye. Imana nikugirire neza mwene data ukurikiye ubu butumwa aho uri hose. Hari uwakumva. Ndakwibutsa ko hari uwakumva. Ndakwibutsa ko ubuzima bwawe urimo ntabwo ari impanuka ku Mana. Imana yiteguye kukumva. Ihamagare, yinginge ngo hamagara, ngo noneho hari uwagusubiza. Niko Yobu, muri Yobu twasomye igice cya 5 umurongo wa 1. Noneho ngo hari uwakumva. Yobu ubuzima bwe yabayemo ntabwo abantu bamwumvaga, ariko ageze ahangaha harakomezwa ngo noneho hamagara, hari uwakumva, hari uwagusubiza. Mwene data, hamagara, Imana yiteguye kukumva. Hamagara, Imana yiteguye kukumva.
ntago bigusaba ikindi kiguzi gikomeye kugira ngo uhamagare Imana. Ihererane n'Imana mu mutima wawe. Nimba uri muri guma mu rugo, ihererane n'Imana mu mutima wawe. Nimba uri mu kazi, ihererane n'Imana mu mutima wawe. Uyihamagare, ibyakuyobeye uyihamagare, kuko hari abantu benshi bayoberwa bakayoberwa naho bahamagariza, ariko mu ijuru hari Imana. Yesu Kristo yiteguye yagutegeye amatwi. Muhamagare. Muhamagare, ukuboko kwe gukiza kuracyahari. Muhamagare, ukuboko kwe gukora kuracyahari. Muhamagare, ukuboko kwe gutabara kuracyahari. Yiteguye kukugirira neza. Imana ishimwe cyane. Nababwiye ngo ntibisaba amayinite cyangwa bisaba ikindi kintu kugira ngo uhamagare Imana. Icyo usabwa ni kimwe rero mwene data, tugera ku musozo. Isabwa ni kimwe, ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ukabona ko ari we byose, ukabona ko ari we byiringiro bizima, ukabona ko ari iyo Mana wabwira, wabitsa ijambo. Ushobora kubitsa ijambo abandi bantu rikakuvamo ritaragera na kure, ugasanga rimaze kugera ku bantu barenze magana ngahe, ariko Imana yonyine niyo ibitsa ijambo ikarigumana, niyo ibitsa ibanga ikarigumana, kuko yiteguye kukumva. Imana ishimwe cyane. Password cyangwa ikindi kintu wakora nta kindi, nuko wakwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Mwene data, ndakwinginga ngo wizere kandi umwiringire, kuko byose arabishoboye. Byose arabishoboye. Ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, ufite ijambo rya nyuma kubwo burwayi ufite, ufite ijambo rya nyuma kubwo bukene ufite, ufite ijambo rya nyuma kubyo bibazo ufite, hari uwakumva, hari uwakumva kandi utagenda agutaranga muri bagenzi bawe. Hari uwakumva kandi witeguye kukugirira neza. Ngo ntabazanda gutabara. Haleluya. Ntabazanda gutabara nkwereka ibikomeye wowe utamenya. Hari n'ibindi wowe utazi. Wowe ushobora kureba ibya nonaha, ariko iyo Mana ireba iby'ejo hazaza, iyo Mana ireba iby'ejo by'ubuzima buzaza, iyo Mana imenya ibizakubaho mu busazire bwawe, iyo niyo ikubwira ngo yihamagare. Yiteguye kugutegera amatwi. Yihamagare. Kadusenga Imana. Mwene data, nimba utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, uyu niwo mwanya wawe. Umubwire ngo Mana ndaje, ndaje wese n'umutima wanjye, ndaje unyeze gukiranirwa kwanjye kose, ndaje unyezeho ibyaha byanjye byose, ndaje narakwizeye nk'umwami n'umukiza, ni wowe kuntabara kandi wowe kunkiza. Imana ikugirire neza, Imana ikurengere. Kadusenge mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye. Turagushimira ijambo ryawe Mana rije mu gihe nk'iki. Ijambo ryawe riturema mu ibyiringiro yuko hari Imana yo kutwumva. Ijambo ryawe ryongera rikatubwira ngo hari Imana yo kudutabara. Mana, tabara abantu bawe. Urebe ibyifuzo bakushyize imbere maze ubarengere. Abarwayi ubakoreho bakire, abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo mwayo Mana yacu baremere ibyiringiro. Urakoze Mana. Urakoze kudutabaye, urakoze kuremye ibintu bishya ku buzima bwacu, kandi urakoze kuremye ibishya ku bugingo bwacu, kandi urakoze ko hari icyo uremye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu bakakwizera, abantu bakakumenya, abantu bakakwiringira yuko uri umukiza w'ubugingo bwabo. Urakoze rero, izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu twambaje. Amen. Imana ikugirire neza mwene data, aho dukurikiye aho uri hose. Reka ngwereze nimero ya telefone aho uri, twajya tuvugana, twasengerana. Ni 0785 49 758. Ndasubiramo 0785 49 758. Imana ikugirire neza, kandi subscribe nimba utarabikora. Tujye tuganira, kandi tujye tuganira twungurana n'ibitekerezo. Kore share, kore comment kugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Murakoze, Imana ibahereze umugisha.